nshingiye ku byo amategeko ateganya, nemeye ko wowe intwari intumwa muri iki kiganza jewe intumwa Keyidi maze kumva icyo amategeko abivugaho baho ibi si bibaho kuva nawe umuyobozi n'ubwa mbere bibonye niko madamu byagenze gute muyo he nari narayabariye ngo ngwere umutungo ufite harya ni uwuhe muyobo nyumvire umutungo mfite uri kuvangura umukire wazanshakira akazi nkabishyura urukundo rwawe rundimo ndaruneye pe aruneye ibi naguva hano mugatumiza abantu ahangaha mukabatumiza muri mwagiraga mu Mwiriwe neza nshuti bavandimwe mudukurikiye mwakoze kwitabira ibi birori by'abageni bacu. Marayika Raissa n'intumwa yacu Kezi. Nta byinshi mfite byo kubabwira, ngiye kubaha umwanya batubwire ibyo basezeranye. Ndakeka ari ibyo katubaho umwanya. umuyobozi arakoze cyane njyewe n'umufasha wanjye twari twumvikanye ko tuzasezerana ivangamutungo sibyo mufasha mwiza yego nibyo twumvikanye gusezerana ivangamutungo. yego murakoze cyane dushimiye abitabiriye uyu muhango wacu wo gusezerana. Imana ibahe umugisha kandi turaza kugira umunsi mwiza. Murakoze. Yego murakoze. Umwanya ni uw'umuyobozi. Abageni bacu barakoze, none reka tubahe umwanya barahire imbere yacu. Murakoze, tugiye kurahira indahiro zacu. Njyewe Marayika Raissa nshingiye ku byo amategeko ateganya, nemeye ko wowe intwari intumwa Keyidi umbera umugabo, tukazabana nk'uko twabyiyemeje nkurikije uko amategeko abiteganya. Yewe intumwa Keyidi Keyidi Okay, musubire hariya higa mubanze mwitekerezo muragaruka. Ariko reka nkubaze twumvikanye ibiki ni ibiki unkoze ku buryo wagera hari imbere ugahagarara ukabura icyo kuvuga. Ntabwo batwigishije kuva ku munsi wa mbere reka kwihumekeshwa. Wibagiwe siki? Wibagiwe ibyo twavuganye? Sobanurira imbere y'abantu, uransebeje kabisa. Niki se wibagiwe? Niki utari uri kwibuka? Sika abantu bahinduka we mbwira niki wibagiwe? Nukuri biriya bintu birakomeye. Bikomeye he? Niki cyakunaniye? Niki utibukaga?
twumvikanye ko tuzasezerana ivangamutungo nibyo wibagiwe se basi bari iby'iwacu ndi kumva bikomeye pe iby'iwanyu wibibeshyira ahubwo ni ibintu wateguye wapanze biriya bintu birakomeye. wateguye ko uzansebya ukansebereza imbere y'abantu na famiye ziri kundeba birakomeye ariko pe basi kuki uri umugome birakomeye iyo umbwira se basi ko utabishaka ku buryo waza kunsebya imbere y'abantu koko birakomeye mwitungana ivangamutungo mukamuyobo nawe ndebera mbese nibuka etaje mfite hariya biriya bintu birakomeye twumvikanye ko tuzasezerana ivangamutungo n'abategura urupapuro none wowe rero urajya imbere sibyo ujya imbere y'abantu sibyo ntabwo ukwishyura tuzi gusoma si warangije nararangije ubuze n'iki cyamunani kuvuga ngo tugiye gusezerana itegeko nararangije impamvu nuko utari uri kurureba niyo mbese mpamvu muramfuga yigize najyuwa ibyo reka kubikora sibyo uri imbere y'abantu sibyo wigira najyuwa soma nugira najyuwa kubera iki ivangamutungo ivangamutungo nyine sibyo twumvikanye se urupapuro ivangamutungo nta n'isoni munyibutse neza ivangamutungo ivangamutungo ni ukuvuga ngo ibyo ufite byose nanjye ibyo mfite tugiye kubivanga urumva nta na kimwe dusigaje ni ivangamutungo ihangana urumva ushaka kubihindura ushaka kubihindura sibyo dusubiremo sumvisha ko intumwa rayise dusubiremo muyobo nta soni si ko abantu batungurana twumvikanye ivangamutungo kugera imbere y'abantu ugatetemera nta n'isoni dusubiremo Jewe intumwa Keyidi maze kumva icyo amategeko abivugaho nemeye ku gahato ku gaki kandi ariko ikibazo muyobo ngwino hano kandi mumbabarire kuguhamagara yego nibyo ndimo ndabyumva tugiye gusezerana ivangamutungo bushyize hano muyobo mbanze nkubaze ikibazo tugiye gusezerana ivangamutungo reka nawe washyushye mbitekerejeho ngize imana mbitekerejeho muyobo mfite etaje ebyiri mfite imodoka eshanu mfite imodoka eshanu uri kumva mfite inzu harimo na za etaje mfite n'izindi nzu za kadasiteri enye zose zirimo abantu bakodesha bama 500 ku kwezi ndagira ngo kuza kuronderera imitungo yacu hano birambireba muyobozi biramureba bawitonze ku buryo baza kubimuronderera hano ngoma etaje ntabwo ivangamutungo wowe ubwawe wumva iki ntabwo turasezerana ariko umva yatangiye kuvuga ngo imitungo yacu yatangiye kuvanga imitungo yacu sibyo muyobo bawitonze hano kuko umushahara uhembwa uri kumva si ukugusuzugura ntawe uguhemba pe ariko reka tubaze uyu mukobwa warize cyane wize amashuri angahe nize amashuri yisumbuye na kaminuza warangije kaminuza narayirangije uyu mukobwa namukundaga yarangije kaminuza ariko hari ibintu narindi gutekereza mu gihe narindimo nshaka gusezerana ivangamutungo uri kumva ndakomeza nibuka ibintu mwumva neza none se iyo kaminuza ni ababyeyi bayikwishyuriye cyangwa ntabwo ari ababyeyi bayinyishyuriye ninde wayikwishyuriye nayize kubera ko natsinze nzi ubwenge kubera uzi ubwenge muyoboye umwana yari azi ubwenge ariko kandi iyo uzi ubwenge iyo utsinze leta igufasha kwiga mbabare kukwita umwana kandi twari turi mu rukundo ariko ngaruye ubwenge nshobore kuba nari narahomye none se leta yakwishyuriye ku buntu cyangwa yaranyishyuriye nanjye nimbona akazi nzayishyura hari ikitumvikana nubona akazi uzayishyura nimbona akazi nzayishyura cyangwa nimbona amafaranga nzajya kubishyura bivuze ngo ubarimo ideni mbarimo ideni nye ubarimo ideni ryangahe $10,000 nibyo tugiye kuvanga cyangwa tugiye kuvanga amadeni yanjye mfite ideni rya $10,000 wowe se nta madeni ufite ngiye ko nayemeye ngavuga ati aya madeni agiye kunjyaho kuki urukumva ko ayanjye ari yaremereye kandi njye navuze imitungo mfite muyobona ubwo nakubwiye imitungo mfite
umutungo ufite harya ni uwuhe muyobo nyumvire? umutungo mfite diplome ya kaminuza urumva, nkagira ideni mfitiye leta rya miliyoni 10 kubera ko iyo degree kugira ngo nyibone nize leta inyishyurira, ubwo ni ukuvuga ngo ninsoza nzabona akazi mbishyure. Wize kaminuza kwishyurira? Nize kaminuza leta. Bivuga ngo barimo ideni rya miliyoni 10. Yego rwose. Ushaka ko mfata etaje zanjye ebyiri na kadasiteri zanjye zikodeshwa 500 buri kwezi, nze mvange nawe ayo madeni yawe. None se nibihe byadanje tuzafata muri aya mayetaje? Muyobo nawe ngwino hano. Mbabare kugufata we ariko buri abakire. Mbwira aba witonze muyobo. Umbwire umuntu arimo ideni rya miliyoni 10. Uri kumva? Ngewe nshaka umuntu, uyu muntu namukoye miliyoni 18. Uri kubyumva? Ahubwo iwanyu barangarurira. Uyu muntu namukoye miliyoni 18. None ngewe nawe dusezerana ivangamutungo arimo miliyoni 10 leta. Je nangirane n'amadeni. Wari uri kugira ngo ndeke kwiga rero. Muyobo, urani tugera ku bintu by'amafaranga. Nicyo kintu waruzanye ngo tuvange. Nibyo. None se ubundi kuvangura umukire wazanshakira akazi ngabishyura. Urukundo rwara rundimo ndaruneye pe. Aruneye. Naguva hano. Abantu hanga mukagatumiza. Muri mwagiraga mu. Urarahira nagurahira. Kurahira se ubushake bwanjye se? Urarahira nago urahira. Nisubiyeho nago ndahira. Kwa nini? Nago ndahira. Nago njya kwishikira. Uri kubona abantu bara. Umuyobozi reka tworashire. Uvuze ko utari burahire. Umwanya wanjye nataye mva mu rugo nkaza hano. Urumva? Nago ndibura. Mureka tujye mu mibare, imyambaro nadodesheje. Nago ndiburahire. Imyenda nambaye, inkweto, igikapu meze urabona rimfite. Njewe rero muyobozi ubu ngubu nago najya gusezerana n'umuntu duhereye ku madeni afite, njye mfite imitungo yanjye ndagiye, abana bariho ndagiye reba yobo ngaho nawe ndebera reba habe n'amari ibaze uyu mukobwa yari yarayabariye, ubwo nyine njewe ndagiye. Ibisi bibaho kuva nawe umuyobozi n'ubwa mbere bibonye. Niko madamu byagenze gute? Muyo narayabariye ngo uri kuvangura umukire wazanshakira akazi ngabishyura. Urukundo rwara rundimo ndaruneye pe. Aruneye. Naguva hano. Abantu hanga mukagatumiza. Muri mwagiraga mu. Urarahira nagurahira. Kurahira se ubushake bwanjye se? Urarahira nago urahira. Nisubiyeho nago ndahira. Kwa nini? Nago ndahira. Nago njya kwishikira. Uri kubona abantu bara. Umuyobozi reka tworashire. Uvuze ko utari burahire. Umwanya wanjye nataye mva mu rugo nkaza hano. Urumva? Mureka tujye mu mibare, imyambaro nadodesheje. Nago ndiburahire. Imyenda nambaye, inkweto, igikapu meze urabona rimfite. Njewe rero muyobozi ubu ngubu nago najya gusezerana n'umuntu duhereye ku madeni afite, njye mfite imitungo yanjye ndagiye, abana bariho ndagiye reba yobo ngaho nawe ndebera reba habe n'amari ibaze uyu mukobwa yari yarayabariye, ubwo nyine njewe ndagiye. Ibisi bibaho kuva nawe umuyobozi n'ubwa mbere bibonye. Niko madamu byagenze gute? Muyo narayabariye ngo narayabariye